Nshuti bavandimwe mukurikiye radiyo Umwirongi, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'amateka. Uyu munsi turareba ingoma nyiginya. Ingoma nyiginya irimo ibice bitandukanye. Hari igice kigizwe n'ibimanuka. Reka turebere hamwe rero uko babisobanura. Ubucurabwenge utubwira ko Kigwa yaje aturutse mu ijuru, akaba ari mwene Shyerezo. Yururukiye aho bita ku rutare rwa Kinani mu gace ko mu Mubare. Yamanukanye na mukuru we Mututsi na mushiki we Nyampinga. Ahasanga abo bita abasangwabutaka. Arabahaka nabo baramuyoboka. Bigezeho arashaka abyara muntu, we se w'abantu bose. Abo bami baturutse mu ijuru bitwa ibimanuka. Biberaho ibihe birahita ibindi birataha. Kera kabaye bene muntu bamaze gucura ubwenge, ibimanuka birataha bisubira mu ijuru. U Rwanda bisiga biruraze Gihanga. Rero abo bami babita abami b'umushumi. Se wa Gihanga kazi yari ikimanuka, ariko yari yarashatse Nyirarukangaga rwa Nyamigezi yakabeja umwami w'Umubare, bakaba abasangwabutaka. Murumva rero ko Gihanga yari imvange y'abaturutse mu ijuru n'abasangwabutaka. Abami b'umushumi nabo bakazakurikirwa n'abitwa abami b'ibitekerezo. Ngiyo inkomoko y'abami b'u Rwanda, kandi ni nayo y'abantu bose. Ubucurabwenge bwigisha ko u Rwanda rwimye abami 43 kuva ku ngoma za mbere kugeza kuri Mutara Rudahigwa, kuko Alegisi Kagame yabwiwe ubucurabwenge ku ngoma y'uwo mwami, aba ari we aheraho. Ayo mazina yose yarondorwaga mu gihe cy'imihango yo kwimika umwami. Bavugaga amazina y'umwami n'ay'umugabekazi bamaze kwimika, bakarondora n'aya ba se n'aya ba nyina n'ibisekuruza byabo. Bagakomeza batyo ku bami bose bazagera kuri Nkuba. Nkuba ari we Shyerezo, akaba inkomoko y'abami b'u Rwanda. Duhereye ku nkomoko y'Abanyiginya, Shyerezo, Nkuba, dore amazina y'ibimanuka: Shyerezo, Nkuba, Kigwa, Muntu, Kimanuka, Juru, Kobo, Merano, Randa, Gisa, Kizira, Kazi, Gihanga. Uyu mubare 12 ugeraho iyo tubariyemo Shyerezo na Gihanga, ariko dushobora kutababariramo kubera ko Shyerezo nubwo ari we se w'abami bose, ni umwami wo hejuru, kandi ntiyigeze amanuka mu mubare ngo abe yabarirwa mu bimanuka byageze mu Rwanda. Gihanga nawe akaba yari ikimanuka ku bwa se, ariko nyina yari umusangwabutaka w'umuzigaba. Wakuramo ayo mazina yombi abiri, umubare tukaba twasigarana umubare w'abami 10 b'ibimanuka. Gihanga ni uwa Kazi ka Kizira, cya Gisa cya Randa, rya Merano, Yakobo, ka Juru, cya Kimanuka, cya Muntu, wa Kigwa, cya Nkuba ari we Shyerezo. Iyo bageze aho
iyo bageze aha bongeraho ijambo ngaho iyo mwama mukuru wa Samukondo mu mizi yanyu mikuru. Ibi rero ni ibivugirwa mu mihango yo kwimika, babwira abami bati aho mu ijuru kwa Shyerezo niho mukomoka kandi niyo mwama, kuko abami bahorana n'Imana, nako babaramutsaga ngo gahorana Imana Nyagasani. Nta bagabekazi kandi bavugwa ku ngoma z'ibimanuka usibye nyina wa Kigwa ari we Gasani, umwamikazi wo mu ijuru, na nyina wa muntu Nyampundu ari nawe mushiki wa Kigwa. Nta wundi bongeraho. Muntu yari afite mushiki we akurikira witwaga Sukiranya, imfura ya Kigwa, waje kurongorwa na se wabo Mututsi, babyarana Sarwega na Mukono n'uwitwa Muha, aribo Bibanda. Ibibanda rero twabonye ko aribwo bwoko bwabyaraga abami. Ibibanda biba 4. Abo tuvuze bakomoka ku bimanuka: Abega, Abaha n'Abakono. Ubwoko bwa 4 bukaba Abasangwabutaka. Abagabekazi ba mbere bavukaga mu miryango y'Abasangwabutaka b'Abazigaba n'Abasinga. Mwibuke kandi ko Kagame yatubwiye ko Abazigaba hamwe n'Abarenge, mbese n'abandi benshi mu Basangwabutaka, ari imiryango y'Abasinga. Nyirarukangaga nyina wa Gihanga yari umukobwa w'Abasinga b'Abazigaba wo mu mazinga ya Mubari. Nyamigezi ya Kabeja nyina wa Kanyarwanda Gahima mwene Gihanga yari umukobwa wa Jeni rya Rurenge. Nyina wa Ruganzu Bwimba yari umusingakazi Nyirarumaga wa Mugabekazi wimanye ingoma na Ruganzu, yari umusingakazi. Na n'ubu rero hari abantu bakemera ibintu byose 100% Kagame yasize yanditse, ariko hari ahantu yagiye ahisha ukuri, aho avuga ko nk'Abahinza bari Abatutsi bagufi. Na hano rero murabona ko aba bagabekazi bakomokaga mu miryango y'Abasinga b'Abatutsi. Reka turebe abami b'Umushumi n'abagabekazi babo. Gihanga Ngoma Ijana na Nyiragihanga Nyirarukangaga. Kanyarwanda Gahima na Nyirakanyarwanda Nyamususa. Yuhi Musindi na Nyirayuhi Nyamata. Rukuge na Nyirarukuge Nyirankindi. Nyarume na Nyiranyarume Nyirashyoza. Rumeza na Nyirarumeza Kirezi. Rubanda na Nyirarubanda Nkundwa. Ndahiro Ruyange na Nyirandahiro Kizigira. Ndoba Samembe na Nyirandoba Monde. Nsoro Samukondo na Nyiransoro Magondo. Ruganzu Bwimba na Nyiraruganzu Nyakanga. Uku ariko siko Kagame yabyanditse, nubwo atandukanye ibyo bice bitatu: ibimanuka, umushumi, ibitekerezo, akavuga nuko bihererekanya. Aho yandikiye amazina yabo ntiyagiye ayatandukanya atyo, ahubwo yayashyize hamwe, kandi nayo yagiye areka akayakuramo ngo ni iby'amarenga. Gusa icyiza cye atubwira aho abacurabwenge bo bayashyiraga, akanatubwira n'igitumye ayakuyemo. Ubanza rero twayasubizamo yose, kuko mu by'ukuri ayo mazina yose arimo amarenga, n'irya Gihanga ni amarenga. Ashaka kutwumvisha ko ari we wahanze byose, dukuyemo amazina afite
icyo aduciraho amarenga ngira ngo ntaryo twasiga. Ikindi turayavuga tuyashyize muri ibyo bice bitatu, dukurikije ibivugwa mu bitekerezo no mu migani, mu bisigo no mu bindi bya Kinyarwanda. Tuzi twese ko ibimanuka bitangira kuri Kigwa mwene Shyerezo, bigahagararira kuri Gihanga cya Kazi, ubwo hakaba hatangiye ab'Umushumi, kuzagera kuri Nsoro Samukondo n'umuhungu we Ruganzu Bwimba. Ibitekerezo rero bagatangirira kuri Cyilima Rugwe, ikimenyetso cyabo kikaba gukurikirana kwa kundi muzi babisikana batya: Cyilima, Kigeri, Mibambwe, Yuhi, Mutara. Bagatangira nanone Kigeri, Mibambwe, Yuhi, Cyilima, Kigeri, hakaza Mibambwe, Yuhi, Cyilima, Kigeri, gutyo gutyo. Ubwo buryo mu kizungu babwita succession en spirale cyclique. Aho rero ntawakwibeshya. Icyakora Kagame Alex yakuyemo amazina abiri avuga ko yari ay'abami b'inzibacyuho, nka Karemera Rwaka cyangwa se Mibambwe Rutarindwa, muzi ko yiciwe ku Rucunshu. Ariko ibyo ntawabikurikiza, ibyo ari byo byose babaye abami b'u Rwanda rwo hambere. Mbona rero nta mpamvu yo gukuramo ayo mazina. Reka turebe abami b'ibitekerezo. Hari Cyilima Rugwe na Nyiracyilima Nyakiyaga, Kigeri Mukobanya na Nyirakigeri Nyankuge, Mibambwe Mutabazi Sekarongoro na Nyiramibambwe Nyabadaha. Hakaza Yuhi Gahima na Nyirayuhi Matama. Hakaza Ndahiro Cyamatare na Nyirandahiro Nyirangabo. Hakaza Ruganzu Ndori na Nyiraruganzu Nyirarumaga. Hakaza Mutara Semugeshi na Nyiramavugo Nyirakabogo. Hakaza Kigeri Nyamuheshera na Nyirakigeri Nshenderi. Hakaza Mibambwe Mutabazi Gisanura na Nyiramibambwe Nyabuhoro. Hakaza Yuhi Mazimpaka na Nyirayuhi Nyamarembo. Hakaza Karemera Rwaka na Nyirakaremera Rukoni. Hakaza Cyilima Rujugira na Nyiracyilima Kirongoro. Hakaza Kigeri Ndabarasa na Nyirakigeri Rwesero. Hakaza Mibambwe Sentabyo na Nyiramibambwe Nyiratamba. Hakaza Yuhi Gahindiro na Nyirayuhi Nyiratunga. Hakaza Mutara Rwogera na Nyiramavugo Nyiramongi. Hakaza Kigeri Rwabugiri na Nyirakigeri Muroronkwere. Hakaza Mibambwe Rutarindwa na Nyiramibambwe Kanjogera. Hakaza Yuhi Musinga na Nyirayuhi Kanjogera. Hakaza Mutara Rudahigwa na Nyiramavugo Kankazi. Hakaza Kigeri Ndahindurwa na Nyirakigeri Mukashema. Murebye mu Nganji Karinga cyangwa se no mu bindi bitabo bya Padiri Alex Kagame, muzasanga avuga ko umugabekazi wa nyina wa Ruganzu Ndori ari Nyiraruganzu Nyabacuzi. Uwo koko yari nyina wamubyaraga mu nda, ariko tuzi ko Ndori yimye nyina yarapfuye, yaguye muri ya ntambara y'Abashi, hahandi mu miko y'abakobwa, ajyana n'abandi bamikazi n'abagore n'abakobwa bose bari kumwe,
bose babatsinda aho ngaho mu miko y'abakobwa. Kubera rero ko Nyabacuzi atimye, ntitwavuga ko ari we mugabekazi wa Ruganzu. Iyo umwami yimaga adafite nyina, bamushakiraga undi mugore w'iwabo wa nyina, kuko nyina ari wo mu muryango w'Abega, Abakono nako. Ubwo Ruganzu bagomba kumushakira nyine undi mubera umugabekazi wo mu bwoko bw'Abakono. Ariko we siko byagenze, yaje kwishakira mu bundi bwoko. Yaje kwihitiramo rero Nyirarumaga, umukobwa w'Abasinga, kandi bari baraciwe ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba. Kubera ubugome bari bagize kuri iyo ngoma, Ruganzu Ndori ibyo rero ntabwo yabikurikije. Yihitiyemo umusingakazi Nyirarumaga kubera akamaro yari yaramugiriye, amuhisha abanzi. Nyamara ntitwahita tubyemeza kuko hari icyo tutazi. Ese iyo umwami yimanaga n'umugore utari nyina, bamwitiriraga uwo wagiriye mu cyimbo, izina rye bwite akarireka. Mbese ni ubwoko? Nihagira ubiturusha yazatubwira. Ibyo ari byo byose, uwo mugabekazi yagize akamaro cyane, aba umubyeyi w'u Rwanda, aba n'umwigisha mukuru warwo. Mu nkuru ye, mu gitekerezo cya Ruganzu, tuzakoresha izina rye kuko ariko bivugwa. Nihagira utubwira ko mu masekuruza izina rigomba kuvugwa ari Nyabacuzi, tuzabihindura. Ikindi twahindura ku byo Padiri Kagame yanditse, ni kwaguha abami nimero nka Kigeli wa kane, Yuhi wa gatanu. Ibi rero ntabwo byo biri mu bucabwenge babwiye Alegisi Kagame. Niwe wabyishyiriyeho, abona ko bifite akamaro mu gutandukanya abami bitiranwa. Mu kiganiro cyacu igice cya mbere twabonye ko Abatutsi baje baturutse Ankole, bakaza baragiye inka zabo bakamanukira mu Mutara, bakahaba igihe, bakaza kugeraho bagakomeza bakurikiye inka zabo, bakagera hafi y'ikiyaga cya Muhazi, aho bita muri komine ya Gikomero y'ubu. Aho naho barahabaye, baza kugeraho batangira gushinga ubwami, ariho havutse Rwanda rwa Gasabo. U Rwanda rero bishatse kuvuga iki? U Rwanda ryaba rituruka ku nshinga ya kera kwanda, bivuga gukwira hirya no hino. Izina Rwanda riranga ahantu urisanga mu ntara ya Busoga iri mu burasirazuba bwa Uganda, kimwe no muri Ankole. Mu gihugu cyacu rero hakaba Rwanda rwa Binaga, aho ni mu Rweya. Hakaba na Rwanda rwa Gasabo, bakahita Rwanda rwa Ndanyoye, aho ni muri komine Gikomero. Hari na Rwanda rwa Kamonyi, aho ni muri komine Taba. Ndetse hari na Rwanda yo mu bya Karimi. Karimi ni muri RDC y'ubu, mu burengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika. Alegisi Kagame mu Nganji Karinga avuga ko Abanyiginya bagitangira kwigarurira ibihugu, umusozi batsinze wose waza gusanga Rwanda rwa Gasabo. Aho kuri Rwanda ngo niho habyariye imfizi ya Gihanga. Iyo mfizi rero ikaba ari imfizi y'ubwami yitwaga Rugira, n'insumba yayo Ingizi. Ngiyo rero Rwanda rugari rwa Gasabo, ngo bavuga batyo umutima w'umunyiginya ugatengurwa n'ibyishimo. Ndetse bakongeraho ngo Rwanda rwa Gasabo urwo mvuga mvumera iwacu, mbese ni mu ngobyi y'ubwami bw'Abanyiginya.
Umwami wa mbere wimye Gasabo uzwi mu bitekerezo ni Ruganzu wa mbere Bwimba. Icyo gihe Gisaka yari ikomeye kurusha u Rwanda. Umwami w'Igisaka icyo gihe yari Kimenyi Musaya, warongoye Robwa mushiki wa Ruganzu wa mbere Bwimba. Ruganzu Bwimba yishwe n'ingabo za Kimenyi, ingabo z'Igisaka. Bimaze kuba ngo Robwa yaba yarisekuye ku nkota kugira ngo umwana atwite atazavamo umwami w'Igisaka. Niko bivugwa mu mateka. Ibyo ari byo byose, Ruganzu wa mbere Bwimba na mushiki we Robwa babarirwa mu batabazi bitangiye ingoma nyiginya. Ku ngoma y'uwakurikiyeho ari we Kirima wa mbere Rugwe, u Rwanda rwiyongereyeho Uburiza n'Ubwanacyambwe. Ku ngoma ya Kigeli wa mbere Mukobanya hari abemeza ko bakurikije imvugo ya rubanda ko uwo Mukobanya na murumuna we Sekarongoro bari ibikomangoma by'i Bugesera, bakaba rero bari Abahondogo. Niho habaye igitero cy'Abanyoro baturutse mu Bunyoro aho bita mu Bugande. Abo Banyoro bari bakomeye cyane kandi bagirije u Rwanda bikabije, bayobowe n'umwami wabo witwa Gacwa. Ubwo ni mu mwaka w'1520. Muri icyo gitero niho Mibambwe wa mbere Sekarongoro yakomerekejwe n'umwambi mu mutwe, bamuhimba igisingizo cya Mutabazi. Igitero cya kabiri cy'Abanyoro n'itsindwa rya Nduga. Mu myaka yakurikiye urwimo rwe, Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi yihatiye kwigarurira Nduga. Ubundi yari atuye Gasabo, nyuma ajya mu Bumbogo. Nduga y'Ababanda iranga imubera ibamba. Ku Mugina wa Jenda Mukona na Mashyoza n'Ikigorora hose ni ku Mayaga. Mu rugamba rumwe hagwa abacengezi b'u Rwanda batabarika. Bavuga ko uwo Mibambwe wa mbere yakoranyije ingabo agatera Induga, hakamunanira, akoresha ibishoboka byose, ariko Nduga iranga imubera ibamba. Arongera agabayo abatabazi n'abacengezi. Gatambira ka Mibambwe aza kugwa mu gitero aho bita mu Rugondo rwa Tambwe. Ibyo ari byo byose, Mashira nawe yohereje ibitero mu Rwanda byambuka Nyabarongo. Hari n'icyari kigabwe n'umuhungu we witwaga Ngoga, kigera mu muhanda wa Nzovi hasi ya Nyamweru muri komine Shyorongi. Uwo Ngoga ngo yaharanduye ikimana. Icyo kimana ni ikivumu cy'umuterekero cyo gutsinda Nduga. Mibambwe wa mbere yari yarahateye ari guterekera kugira ngo umwami w'Induga atazabatsinda. Mashira rero amaze kunanirana, Mibambwe wa mbere Sekarongoro arazibukira, iby'imirwano abishyira ku ruhande, maze ingoma y'Ababanda irasugira. Nibwo rero Mibambwe yigiriye imigambi yo kuzamushyingira. Nuko Mashira arongora Nyirantorwa, umukobwa wa Mibambwe wa mbere. Mibambwe uwo nawe ari we se wa Semutakirwa, Semutambanashakwe, umwami w'Imbirima na Matovu. Arongora Bwiza bwa Mashira,
budashirora n'irongorwa, ngo yari mwiza atagira uko asa. Naho Gahindiro ka Mibambwe wa mbere arongora Nyankeri ya Mashira. Twibuke ko habayeho abagahindiro batatu bakomoka kuri Mibambwe wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Mbere y'uko bashyingirana ariko hari habayeho n'amasezerano y'uko bahagarika imirwano, noneho ibihugu bigatekana ntibyongere kugira intambara. Ubwo niho biza amayeri rero yo gushyingirana kugira ngo azabone ukuntu amutera yitonze. Nyuma y'ubwo busabane buvanzemo politike niho hadutse igitero cya kabiri cy'Abanyoro. Mibambwe wa mbere yagerageje kwitabaza Bugesera, Gisaka na Nduga, ibyo bihugu byanga kumutabara. Nuko Mibambwe abonye yagirijwe n'Abanyoro kandi u Rwanda rwe rumaze gusibama, ahitamo guhunga, ahungana n'ingabo n'abaturage ndetse n'amatungo berekeza mu Bushi, mu bya Bukavu y'ubu. Mu mirwano arahagwa Forongo mwene Mibambwe wa mbere, maze abarirwa mu batabazi. Abanyoro batera n'Igisaka ariko ntibyakomera. Batera Bugesera, umwami Sangano arahagwa. Bakurikirana Mibambwe wa mbere ariko bagenda intage, ari nako bacunga iminyago. Udusigisigi twabo dutura mu majyepfo y'Induga, ahahindutse Indaro ubu ni muri za komine ya Muganza na Ndora. Mibambwe wa mbere n'Abanyarwanda be bumvise ko Cwa wa mbere umwami w'Abanyoro yapfuye, barahunguka. Mu ihunguka Mibambwe wa mbere yagiye asubira mu mararo ye y'igihe yahungaga, ava i Remera rya Kabagari muri komine Masango, anyura Igitwe agera i Nyamagana muri komine Tambwe. Arakomeza ajya kwagira sebukwe, akaba n'umukwe we Mashira wari utuye i Nyanza. Icyo gihe Mashira yaje gusanganira sebukwe, mwakira ntacyo yishisha, nuko aramuzimana, bagwiza urugwiro. Igihe bigeze hagati baramufata Mashira, baramwica, amutsinda aho ngaho i Nyanza. Ibyo kwa Mashira birarimbuka, Nduga itsindwa ityo. Nuko bene Mashira barahashirira, n'ubwo ubu ngubu hari abakimwitirira. Icyitonderwa, ibyatumye Nduga itsindwa hari ukwirara hamwe n'icyizere ngo kiraza amasinde. Mu by'ukuri hari havanzemo n'ubupfayongo, dore nawe Mashira ntiyari abuze ingabo zikomeye kandi nyinshi, ariko we yahugiye mu byo kubana neza no gushyingirana. Mu gihe Mibambwe wa mbere hamwe n'Abatutsi n'Abahutu b'abagaragu babo, ngo benshi bari Abasinga, bo bari bagamije politiki iyi idatinya kwica, amasezerano, umubano no gutsemba isano. Ubugambanyi bwa Munyanya yavaga inda imwe na Mashira nka se wabo, yifatanyije na Mibambwe wa mbere mu kwica Mashira. Inkurikizi z'itsindwa rya Nduga. Itsindwa rya Nduga ni intambwe ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Ibyo byatumye u Rwanda rubona aho ruhera hagaragara, rugatera utundi duhugu. Nduga yari isanganywe ubutegetsi bufutuye kandi bukomeye. Abanyenduga bakomeje gushyamirana n'Abanyiginya igihe kirekire. Mu by'ukuri ngo
n'ahagana mu myaka y'1930 ababanda bo mu Nduga bari bagicyurirana n'Abanyiginya, naho incyuro z'Abanyiginya hamwe n'Abasinga zigaragarira mu bisigo byo ku ngoma ya Cyilima wa kabiri. Bibwirwa Muhabura umusizi w'umubanda. Hari ababanda benshi batotejwe maze bamwe mu batapfuye barahunga. Bahunga bagana mu Buriza mu majyaruguru y'u Rwanda n'ahandi. Hari abimukanye amazina y'aho baturutse: Marangara muri komine Nyamutera, Jenda muri komine Nkuri, hari na Jenda bimukanye mu Bunyambiriri Gikongoro. Nduga yabaye umutima w'u Rwanda rw'Abanyiginya. Abami barahakunze, baraharema, baharema imirwa myinshi. Nyuma y'ibitero byakwiriye impande zose z'u Rwanda rw'icyo gihe, byitwaga ko bigabwe n'Abanyanduga b'Abatutsi, b'Abahutu. Abanyanduga banze kwibagirwa Mashira wabo, baramuterekera birarimba, bamushyira mu mubare w'imandwa. Naho Abatutsi n'abagaragu babo bagumya kumusebya, bagabanya agaciro yari afite. Nyamara yari igihangange cyari gishishikajwe no kwagura igihugu no kugitegeka neza. Ubwanacyambwe bwigaruriwe n'Abagesera, Abagesera b'Abazirankende. Mibambwe wa mbere amaze guhunga Abanyoro no kwicwa n'iyicwa rya Mashira, yatuye mu Nduga. Ubwanacyambwe bwari bwarometswe ku Gisaka mu gihe cy'abami bane bo mu Rwanda, ari bo Yuhi wa kabiri Gahima, Ndahiro wa kabiri Cyamatare, Ruganzu wa kabiri Ndoli na Mutara Semugeshi. Icyo gihe cyose urubibi rw'Igisaka rwari umugezi wa Nyabugogo, ukagenda ukagera ku ruzi rwa Nyabarongo. Mu majyaruguru y'Ubwanacyambwe aho byageze n'aho umwami w'Igisaka Kimenyi wa kabiri Shumbusho aza gutura mu murwa wa Kigali. Abami b'u Rwanda babonye ko badafite amaboko yo kurwanya Gisaka, barekera iyo kugeza kuri Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, n'ahagana mu mwaka w'1770. Ubutaha tuzabagezaho uko u Rwanda rwaguwe kuva kuri Yuhi wa kabiri Gahima kugera kuri Kigeli wa kane Rwabugiri. Mbaye mbashimiye rero abantu mwese mwaduteze amatwi, naho ubutaha. Imana ibarinde.